ngaho rero ndagiye musigara amahoro. Genda nawe. Umusore sasa dukurikiye mwana. Nagenda zose naho yaza umuntu Ese nose mani tuzanye iki mani? ase wa mu Harimo iki mani? sindashona musaza ifungure mani sindashona utandya daga. oya uretse se wa uretse nyine yo naturebe wa Dore pole mani. Ijambo ry'Imana turitwara my boy. Iboro uri kubyumva? Urashara. Iboro. boro ni iyi Ni step gatero. Ni step mani. zikari fresh Ni step mani, ni step. No. Ako mani, iboro yo mani. Imani. Gastafra tuba tuyibitse mani. Urumva? ko ntabyo kundya Oya. Usurini ganye. Yagana nakwemera mani. mba mvuga Rero kwemera. Tukabika neza. gashyiremo no kuvuga ngo ejo tuzajya kukarya Sasa kumukiriya mani. Wa mafaranga twayabonye. Ni nabya bikabose urumva tube ejo ni gahunda Ese wayigankiye mani. wanagangika ahangaha nta mpamvu yo kujya Mani. Dore ndabona n'umunsi ukuze mani ariko boro rero urumva uburetse tugomba kuyirara hafi mani. oya nta ribi Mama mahoro aragiye. Aragiye nagende. Mama basi y'umubabarire. Nakumubabarira kurenza uko namugiriye neza none akaba yarabivangavanze. Nawe ubwawe nutarinda izamujyaho bizahinduka. Gusa noneho abasore bazabyumva ntibazambengera rimwe. Umva rero nanjye umutima wandiye ariko ku rusengero ubu bagiye gucuranga ukuntu nakoreraga Imana none nkaba narirukanye mahoro ariko nta kundi nabigenza ku mwana w'umuntu nari ndambiwe. Niba uri hafi nyine wabwiye uburyo twaza kubonana. Ariko mana yanjye kuko ubu ngibi ni ibiki biba bimbayeho none utwo nacungeragaho
aho neza uraho iminsi myinshi none rero ntacyo uri kwibaza impamvu mbonye nicaye urantunguye nza huba nzi iwanyu aho watahaga n'ahantu uri byongeye n'iki gihe n'iri shyamba oya reka nyine ngutekerereze wa muntu we ahantu nabaga bageze gutya baranyirukanye noneho banyirukanye ubwo mfata utuntu nari mfite ndatubitse uratubitsa maze kutubitsa ubwo nari ndi guhamagara umukobwa w'inshuti yanjye ngira ngo acumbikire abajura bahita baza baranyambura ibintu nari mfite byose barabitira banakwirukanye abajura nabo barakwambura icecekera sha ibibazo biracyagukurikirana kabisa reka twe gutinda mwiri shyamba tujyane mu rugo tugucumbikire ibindi tuzabitekereza wamugiriye neza wawe nukuri ahubwo reka tugende gutari neza yo vipi niga none musaza niko madore dore ndi kubaka umubiri wakintu daga urimo none ni sawa nakubona urangiye time ariko none ingawe hano shu bagira twakira kuraga kibuka basaza yashaka urubundi kurubatero baburetse ni nk'ibyo gutya wese wa mbona ugendere bimeze mwana twicare ko mbanze mubwire mwana wamakiriye se wamuritse aho ari buze kuruhukira nahamweretse nta kibazo ariko uriya niwe mahoro uriya niwe mahoro aha kwese ugira ikibazo nta kibazo ngize aha umva nkurikije ukuntu nayisanzwe rwose ugize ikibazo nta kibazo ngize she nta kibazo ibya mahoro nzaba mbimenya nta kibazo ntacyo nzaba mbireba harya ngo mwahuriye maze kuhamagarira kubera ko bamaze kumwambura ujya kunzanira amazi ndumva inyota yawe nawe ukunda amazi reka nzajya kuzanira nta kibazo usanze ndi kumwitozo urumva hari ukuntu ukora bodybuilding wari ubizi gukira gucyongereza ariko bajya babyita urumva noneho kurya indajya ntabwo guhita uyijomba wuzuye imyuka nyine nabera ni staff man tuba dukora uranabona bari abatipe waso ari n'aryo wakwitana n'inigirimo ikagutera byata ariko rero ikintu ahubwo se man rero nkubwire byumva urashona sibyo ngewe umaze iminsi noneho ndi kuri starago z'ubumara gute se wawe nsigaye mbona abantu bajya gusenga umutima ugakubita mani ngo dagase niba ari wa mwuka wera wangendereza izo furi zo mu byakubiswe n'inkuba ntuzibwira urambabari noneho umubona nyene nk'umumeri n'umupeti cyangwa se nk'inigatura iri kwigira nko gusenga we badashima Imana icyo yabahaye use nk'ahange reba nk'ahantu birera gito yajya kandi wamufasha to agenda noneho njyewe mba numva buriya twagira gushima Allah
kuko nta na polisi iradufata turye shene man niga ni siri man asubira mu rusengero seriye man jewe none uzigiye waherukira birarenze oya man jewe shakagaza harya turi kwa kanga ejo bundi no kwitanya gusenga ko ndumva muri iriya weekend nzajya gusenga man aho menya wanasaza seriye man barabipanze byara bikomeye cyane ahubwo nawe uzaze man tujya umva nyine nanjye nkubwiye nzaza ari n'igihe umuntu yagwa ku kintu warunu nese ubwo urumva none se si oya ntabwo natahiye uwo ni wo muti niko bimeze ariko nukuza neza witonze oya nanambaye neza banaguhanurira man rero nashakaga kubwira uramutse urebye uri kubyumva urabona nawe nanikomereje urabona nafite stepas yewe barasa haribi wegera ubwo turi kumwe mushyira gahunda ni niyo ubwo we nzaza nkurebe oya ntacyo bitwaye poa man sawa ubwo reka mbere ikorera umwitozo urumva ubwo gahunda ni iyo umva sheri hari ikintu nshaka kukwisabira ishize kandi mukagira imana nawe usaba ubuntu bwinshi wampaye amafaranga ndahingisha ibintu byose ndabifite ariko uriya mwana Mahoro wambabariye akigumira mu rugo tukimanira byiteka ngo iki niko uri ukuntu wabigenje ageze mu rugo ntago ku buryo wari warakaye wamurakariye nanaga nimugumisha ariko muri indyarya ye ndakwigiye yose maranye na Mahoro urumva yego bwa mbere waramuzanye ngira akabazo ibyumweru bibiri byonyine birahagije buriya raga abantu b'amamama nukuri turatekereza Mahoro yanyitwayeho neza ambera umwana mwiza ni nk'umwana mu rugo pe aramfasha uzi ko sinyiza igikoni cyo ni kimwe umva amasahane ni uyoza aramesura imyenda yose none ndakwinjiza noneho n'igihe uba udahari icyakubwira sinyikicwa n'irungu ngo nihebe nekereza ibintu byinshi ndakwinjiza Mahoro mureka gume mu rugo rero buriya nari mfite ikibazo cy'ukuntu bizagenda kuva ari wowe ubinsabye buriya waramushimye ubu ntagume mu rugo ntawamenye uko bizagenda yenda n'ejo abonye ahandi aba cyangwa akabona n'akazi yagenda ariko yenda binamworohereza ibyo gutuma ahangayika ubwo niba uraza kubimwibwirira ntabwo ari jyewe nta kibazo ubwo nyemereye se bagira ngo hari ikibazo umva ndabimubwira Mahoro ko ari nk'umwana wanjye n'ubundi ni ukuri murakoze cyane Mago uraho umunsi mwiza sahimbaza amakuru ni meza none se imeze neza byagenze gute utakibona harya ntabwo wamenye yuko ntakira hahandi twarabimenye ariko ntabwo twabisobanukiwe twabyumvishe gutyo gusa mama sifa yaranyirukanye ntabwo mwabimenye twarabyumvishe ariko ntabwo babisobanukiwe neza muri make twarakubuze ngo tukubaze sha nyine niko byagenze ubu uri kuba hehe ko tibura ko twirwa twibaza nzakubwira n'ibirebe no mu materaniro ndi kwihuta reka ngende buriya tuzavugana sawa rero ubwo nzaguhamagara Halo, umeze ute? Nta kibazo. Nanjye ndaho na weekend nyine ndi mu rugo nta kibazo. Turashima Imana. Harya ubu nta kintu nta cyuri gukora ubu none uri mu biki? Nagira ngo dupange ukuntu twabonana tukaganira birambuye niba waboneka nta kibazo. Buriya wowe urambwira uko ngewe ninjye upanga umwanya wanjye.
nta kibazo weekend itaha sawa ntacyo ubwo nzakomeza nkubaze gahunda uko imeze sawa sawa umunsi mwiza Yesu ajanyitaho mu byago no mu mahoro mu mibabaro no mu usigaye wambara neza usigaye wambara n'akajeni pe erega uramba numva nanga kwicupiza nta mpamvu yo kugenda ugaragara n'igisaza ese ko Imana yatugiriye neza ni ukuri turayishimira kandi numva aribyo nibyo byiza nta mpamvu yo guhora umuntu yambara nk'abasaza usibye ko buriya nawe arakabyo kurera dore buriya ntuzi inkweto iyi ngiyi warahora guvuga uti ndashaka inkweto imeze nk'iriya numva birambabaje ndagenda ndayigura ndakagira sheri wanjye Jean Miremba urungira inama cyane